urasa umukobwa ujera shareka nawe muvure sha urabona ukuntu ari mwiza ubundi ko muganga ataraza kamuvure sha ko watinze natinze wese ko ndibuze urabona nkatwe abantu baba docteur twize burana za filozofi ushobora gutekereza cyane ukamenya ko umurwayi ari hafi kuza ariko urwaye iki muganga y'umunaniro ni bya bindi nababwiye kurirwa babacurika babacurukura baterura barambika mu ishuka wabuzwa n'iki kunanirwa koko koko ukinda kuvura ariko igira hino ariko igira hino gute igira hino dusobekeranya amaguru di igira neza gutya voilà ni ukuvuga ngo niba ufite hano ni 400 kugira ngo consultation mwandiki 400 kwanza haguruka uzuhagarara hano ese mugombe 400 nayabona haguruka di ese waje kwivuza nanga barwayi mubamuzi hagarara hano ukiri reba imbere gutya ese muganga ukumpima wowe umukuvuga ngo umunaniro imitsi y'ibani umwana agunda gukora hejuru tourner très bien muganga muratangaje pe mukorana massage massage kuko ukeneye pomade wananiwe mu buryo bugaragara muranangaje pe reba imbere zamura amaboko muga basire rekera gutya reka reba imbere di ubuse kuri kwanga kumanika amaboko umubwiye ngo nyicaraho ntabwo wabikora ko abandi bavura nafunzeho n'urugi none si ubu utwite ntabwo ngiye nakubyaza hano nk'umudogiteri ikibuno ari ikibuno nacyo kiba cyababaye reka nyinanure di tourner là-bas shyira hano wandikire neze mumaze kumpima buriya amaze kugufite ibizamini igisigaye ariko 400 niba utayabona nta kuntu wanyeranje kwaje byaba ngombwa nkazagwa n'umushahara wanjye muganga nuko ntabwo nayabona pe se wanyeranje ariko kuri gahunda n'umukobwa mwiza nkawe tukavurima kandi ujye unshakira n'abandi bakobwa beza like you tukava gushakira sisa okay ni ukuvuga ngo nyine reka mbagushakire ubundi nitahire imiti ngiye kuguha tugiye kujya hariya muri shirije hariya muri chambre mvure neza hariya mu cyumba hariya muri shirije niho tuvurira abakobwa nk'amwe bagize umunaniro noneho murambure neza murambure muri systeme buriya massage y'abadogiteri natwe urava hano abantu uri kwiruka uri kuguruka kingaho gukinga kingaho uze ibintu twinjire Come. Viens ici. Chérie, en tout cas vraiment ukuntu unshimishije vraiment ni wanyu bose
mujye muza mwivuze hano kwa Dr. Akamona, nzajya mbavura for free, nta n'igiceri cy'icumi mbasabye, nzambavura for nothing. Siko bimeze? Mugari kufite ubwoba. Ufite ubwoba bw'igisekari? Kambanze ngupime umutima ku bikoresho mbifite. Umuntu agira imitima ibiri kandi rimwe n'uyunguruye. Uri guhumeka neza, there is no problem. Nyine mugari kambe nicaye kugira ngo ntegereze ibisubizo. Uyu watazi. Uyu ni sinatanga twa ibisubizo. Tugeze mu masaha ya pause ibindi turabivugana kuri telefone. Gusa neza ko ndi mu masaha 5 basi mfite n'imiti natwe n'ibisubizo kambitegereze nta kibazo. Uragaruka après-midi muganga ataza kudusanga hano. Inde? Muganga? Hano mukora muri bangahe? Ni ukuvuga hari ugiye kuza kunsimbura ngiye muri pause. Ntacyo ndaguma. Uruguma hano? Non. Ça ce n'est pas possible, tu peux rentrer. Rentrer à la maison. Uragaruka après-midi. Uragaruka gufata ibisubizo après-midi. Yes, c'est ça. Salama yaka. Salama. Bimeze bite? Muganga ko watinze ko. Nta muntu numwe ugeze ugera ahangaha se. Nta muntu ugeze ugera haruguru. Uyu mukobwa mbonye se uciyeho hano mukanya. Uriya mukobwa uzi ko nkwemo n'igihumbi. Ni babandi bishyuza amafaranga y'isuku. Oya muganga urakinsubiza ahubwo uranyongera nandi. Reba ukuntu wanyirije ahangaha, akazi kanjye ko gukupa jaride kapfuye, ngo ndi kurinda rwose ibi biro byawe rwose muganga. Ntabwo ugeze ujyamo. Ntabwo ninjiyemo nabe na gato. Okay. Niriwe nicaye hano. Subiza icyo gihumbi. Akira ngwereza icyo ngicyo cy'uwo mukobwa ntacyo none. Ahubwo ari kuma n'ikindi gihumbi rwose muganga. Reba ukuntu niriwe hano. Ikurahe yakawamba bariye ko. Kwirwa nicaye hano kuri uyu muryango. Ni ikindi kabisa. Nawe rero yamazemo yose nta kindi kintu kigaranye. Rwose muganga. Nta muntu wagezemo hano. Nawe rwose nuzajya ugenda ujye umbwira nze nirirwa hano kuri uyu muryango. Ucungire ibiro byawe kabisa. Sawa rero. Asante kandi. Merci vraiment muganga. Zomuna muganga penza ya kitoko. 2000 frères rwande penza. Lero nako dame penza na kulia nyama. Nzambe penza na seperi pona nzambe na ngai kitoko penza. Mungu asifiwe sana.